yaje kumfata, twaje kutindaguranira mu nzu nyine, afata ikirahure twanyweshaga inzoga arakimena, maze gukimena arakinera mu jisho, ijisho riva urita rimeneka, rimaze kumeneka afata amafaranga arayatwara, maze kuyatwara ansigaho ngaho mvirirana, mu kuvirirana arasohoka. Abantu bari mu gipangu twabagamo bati se kufite Patrick, kufite amaraso abaye iki? Ati Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Dezom TV 24, tubifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza aho muherereye mu bice byose by'isi, mu nguni zose z'isi ukarenye, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abakunzi bacu mwese turabasuhuje cyane, ndetse tunakomeza kubibutsa gukomeza kudushyigikira mukanda kuri subscribe ndetse no kuri notification kugira ngo amakuru yacu tubahereza amakuru meza, ibijyanye n'ubuhamya, ibyo ari byo byose dutangaza mubashe kubibona uko tugiye tubitangaza. Nk'uko mubibona imbere ya kamera yacu turi kumwe n'umutumirwa, ni umuntu Imana yagiriye neza, murabyumva, Imana yamukoreye imirimo ikomeye cyane, akaba ariyo mpamvu mbararetse mwese mukurikire iki kiganiro kuko hari aho kibavana naho kibageza. Reka tumwakire kuri mikoro za Dezom TV atangire atwibwira. Muraho neza? muraho. Amakuru y'iminsi Ni meza. Yego, ni Patrick, ariko reka tumuhe umwanya atangire atwibwira hanyuma atubwire nicyo tugiye kuganiraho. Nitwa Bamporiki Patrick, ndi umugabo, ndubatse, mfite umufasha umwe, Imana yangiriye neza imumufasha mu myaka yose nabayemo nyine, yaje kungirira neza imumufasha, reka bivuga uko. Hanyuma ndi umukristo wo mu itorero rya ADEPR paruwasi ya Rugarama ni nawo mudugudu niho nsengera, niho nkora umurimo w'Imana, birumvikana. Hanyuma murakoze kudusura, kuza ngo tubane namwe tubaganirize iby'Imana yakoze, aho yadukuye ndetse naho tugejeje. Imana ibahe umugisha. Ikaze rero, urabitubwira birambuye, ntabwo nkubaza ibintu byinshi, nta kuvangira. Umwanya n'uwawe, n'abadukurikiye nabo tubahaye ikaze, badukurikiye kuva ku itangira kugera ku iherezo kugira ngo babashe gufashwa n'ibyo Imana yagukoreye. Hanyuma reka tubanze twubahe Imana, dusenge muri uyu mwanya. Imana Data wa twese, Yesu Kristo wa Nazareti, Imana idukunda, Imana y'imbaraga, Imana y'umunezero, Imana yo kwizerwa, so umwami wacu Kristo, turagushimiye ko waturinze mu ijoro ryatambutse, tugushimiye ko waturinze kuri aya manywa, bikabigeje muri iki gicamunsi. Mwami wacu turagushimiye, himbazwa rushyirwe hejuru kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe tugwirira, tugakomeza kubaho bitari bikwiriye, abantu bagenda bacaho mu buzima bwa buri munsi, ariko kubwo uburinzi bwawe twe tugakomeza guhumeka, bugacya bukemera, bukira bikemera. Ubishimirwe Mwami. Irakanya nk'aka ngaka turagushimiye ko duhaye umwanya wo kuganiriza abantu ibyawe, ibyo wadukoreye n'ibyo wadukuyemo. Reka bye kuba twebwe ahubwo aba ari wowe Mwami w'abami. Rero turakuraritse kugira ngo Umwuka wera akomeze kuganza, akomeze kutunezeza, ndetse Mwami ibyo ushaka ko tuganira ni ukuri, aribyo tuganirira abera bawe. Rero umwanya nk'uyu nguyu tugiye gutanga ubuhamya bw'ibyo wakoze n'ibyo wadukoreye. Reka Mwami w'abami bigira umumaro kuri buri muntu wese uri ugiye kubyumva, kuko orese foba edrayi uri Imana yacu bwite kandi uri Imana yo kwizerwa. Twagiye tukubona bikomeye, ugenda witamurura. Niyo mpamvu uyu mwanya wa none tukwinginze kugira ngo rero ukomeze wumvikanishije ubutumwa ku buri muntu wese ugiye kubwumva, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tubisabye twizeye, amen. Murakoze. Nk'uko nabibabwiye rero, ndi umugabo, ndubatse, nsengera muri ADEPR Pentecote, muri paruwasi ya Rugarama ni nawo mudugudu, hano i Nyamirambo. Ndi umugabo rero, Imana yagiriye ubuntu, irubakira, maze ukwezi kumwe ahari nimariye. Hanyuma ngira ubuhamya, mfite ubuhamya bwinshi bw'ibyo Imana yakoze, aho yadukuye, bw'ibyo yadukoreye.
tuyadusangiza abantu b'Imana. Twihuse kugira ngo tudatinda, navukiye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Giti. Naje kugirirwa ubuntu rero, ngirirwa n'icyizere n'Imana, nanjye Uwiteka anyemera kuza kuba muri uyu murwa wa Kigali. Ibyo ngibyo ni ishimwe ry'Imana kuri twebwe, twavuga ngo ni ku bwacu, ahubwo Imana y'umubyeyi wacu itajya ibura uko bigenza, yaritegereje ibona yuko natwe dukwiriye kuza muri Kigali tudafite amaguru, tudafite n'amaso. So kunavutse wenda kubibwira abantu, sindi demobe ya leta, ahubwo ndi demobe ya Kristo. Hanyuma twihuse, nagize imyaka 12 ndabatizwa mu itorero rya ADEPR Pentecote. Mu myaka 15 naje kubireka, dutandukira njya mu bundi buzima bwo hanze, ariko mu kujyamo Imana sibwayishimisha kuko aricyo naravuganye n'Imana. Njya kubwira abantu rero ngo Imana yo abantu bayira bazi, kandi kiyeretse kuri ibyo abashyizeho ikimenyetso abayo. So naje kugira rero ibibazo bikomeye cyane, bidasanzwe, ariko buri umwe wese kuri njye ntabwo bisanzwe, nubwo navuga ngo ni bidasanzwe, ariko njye si bisanzwe. Nubwo arabibona akabona ko ari bidasanzwe, ariko njye mbona bidasanzwe, kuko naje gutandukira mva mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana uko nawuvuyemo, naje kugirirwa icyizere n'Imana. Nyimara gutandukira, Imana itangira kongera kuntumaho abantu bayo. Mu myaka igeze nko kuri 19-18, Imana nibwo yatangiye kuntumaho abakozi bayo. Hanyuma nabaye umucuruzi, nabaye umuririmbyi w'indirimbo z'isi, nabaye umucuruzi wa forodi, nakoze ibintu byo hanze bitandukanye, nabaye umubyinnyi wo mu makarabu. Ariko Yesu akomeza kugenda abona ko ibyo bitankwiriye, nibyo byatumye kugeza uyu munsi wa none rero ngenda mpura n'ibibazo bitandukanye. Yesu kuko we yaranze, Bibiliya iravuga ngo abanjye ndabazi, nabashyizeho ikimenyetso. Ntekereza ko iryo jambo nanjye ryansohoye, kuko mu bwana bwanjye n'imibereho yanjye ya buri munsi, iyo ngiye kwitekerezaho numva ko Yesu ashobora kuba nanga yarashyizeho ikimenyetso cy'abana be yatoranyije. Muri ubwo buzima bwose nabagamo bwo gucuruza ibiyobyabwenge, bwo kuba mu wasitari, bwo kunywa inzoga, kunywa ibitabi, byose birumvikana naratandukiriye nacyumvira umwuka w'Imana. So igihe cyaje kugera rero, Imana inuma abakozi bayo bakazajya baza kunsura, bakambwira ko bashaka ko nyizwa. Mbese nkabyumva nkumva ari bisanzwe, ariko ndibuka umuntu umwe yaje kunsura aranganiriza, arambwira ati rero ambwira indoto yarose. Nari ndimo nuzuza imyaka 20. Urumva kuba mu myaka 16 yose nsa nk'umuntu watandukiriye, ni imyaka y'ubwangavari y'ububyiruko bw'umuntu. Nibwo umuhungu wakuze vuba nkanjye, wenda wakuranye igikuriro, abatangiye kuba umusore 16-17. Naje gutandukira nyine mu myaka nka 19-20, nibwo Imana yantumyeho umuntu. Ndabyibuka naracuruzaga, mu gucuruza Imana inumaho umuntu, araza arambwira indoto yarose. Arambwira ngo yabonye mva mu rugingo rw'ijisho, arambwira ngo kandi Imana yamubwiye ngo irashaka ko nyizwa, kuko ngo ibyo nkora atari ibyanjye, ahubwo Imana ishaka kunyizwa. Ese wabibonye ute? Arambwira ati rero nabonye umuntu mubana gutya mu rugo agutera icyuma nyine gukuramo ijisho. Ndetse icyo gihe nabanaga n'umuntu nyine, umusore mugenzi wanjye, yari umwinterisenke, akora akazi ko
kurinda banki. So numva ko nyine umuntu kuntera icyuma akankuramo ijisho numva ko bitashoboka. Naze kuva muri ubwo bucuruzi rero njya mu bundi buzima bwo hanze bwo gutwara za motahari. Hanyuma nibwo uwo muntu twaje kuzacabirana kuko urumva ko nari ndi muri ubwo buzima. Naje yarambwiye tugiye guhomba, numara guhomba yewe uriya muntu mubana gutya na gutya, Imana yambwiye ko ugomba gukizwa ukamuhunga, mureke. Sinabyumva, ubucuruzi busa nk'ubwahise bunayengera byo. Naje kugenda nza mu bintu byo gutwara za moto, nza gushaka perime nako ndanayibona. Amafaranga nditwaza kuko nacuruzaga nditwaza ngarangire mu bintu byo gushaka perime, ararangira amaze gushira. Mfata umwanya nyine wo kujya gushaka ibyangombwa, ndabibona, ntangira gutwara utumoto tw'abantu. Mu kuzitwara rero haje kuvamo ikintu gikomeye. Naje gukuramo udufaranga nkazangena kwa kundi bita ngo ni ikibina, mukagenda mutubitsa ahantu mutubitsanya. Nibwo naje kuyabitsa, kuyafata nsa nk'uyashyize ahantu ugenda buri munsi. Hariho twatangaga, hanyuma baza kuzayama ari menshi, hari n'ibihumbi 200. Rero hagati aho ngaho bataramaye amafaranga, numva narakira undi muntu w'Imana arambwira ngo Patrick, nabonye ukizwa, ugomba gukizwa ukareka inzoga, ukareka itabi, ukareka. Nyine Imana yabantumagaho mu buryo busanzwe. Ubundi nyine mwumva ko ari umuntu ushaka kunganiriza ikiganiro cyo cyihariye cyangwa uko. So byarangiye nyine byakiriye, numva nyine ko Imana itankura akaguru, itankura y'ijisho. Naje rero ko umusore twabanaga naje kubona amafaranga, arayanguza ndayamwima. Arambwira ngo nimugure inzoga ndazigura, turazisangira mu rugo. Nta nubwo twanyweraga mu kabari, turasangira inzoga, dusangira byose. Dusangire, turabugurira inyama, turarya, tugura inzoga, turanywa, twirirwa turanywa burinda buragoroba. Umugoroba rero nibwo yaje kumbwira ikintu gikomeye. Arambwira ngo ubwo urumva yangujijemo amafaranga, nawe ibintu si byashoboka, nenda kuyagura ikibanza uko. Arambwira ati nakwica ukayasiga, mubwira ko bitashoboka ndetse ko bitavamo nyine. Sinzi uko twabigenza cyangwa uko twabikora. Niba wanze kunguriza amafaranga tubana se biti, nawe ibintu si byashoboka. Rero we yaje kugira navuga ngo yaje kurakara ku mugambi wo kushaka kuza kunyica. Umugambi wo kunyica rero yarawuteguye, ariko avuga ngo ubundi Imana yo yigeze inangira Farawo, ariko kugira ngo yari kugira ngo igaragaze ibitangaza byayo. Ntekereza ko kuva urugingo rwanjye aribyo byatumye nakira Yesu umwami w'umukiza, kuko hari ukuntu najyaga mbona nkabona ko bitashoboka cyangwa bitankundira gukizwa. Ariko hamwe n'ibyo byose naje kubona ko Imana ijya ivuga ijambo ikarisohoza. Yaje kumfata, twaje kukindaguranira mu nzu nyine. Afata ikirahure twanyweshaga inzoga arakimena, maze gukimena arakinera mu jisho, ijisho rihita rimeneka. Rimaze kumeneka afata amafaranga arayatwara. Maze kuyatwara ansiga aho ngaho mvirirana. Mu kuvirirana arasohoka, abantu bari mu gipangu twabagamo bati se kufite Patrick, kufite amaraso abaye iki? Ati sinzi ikintu abaye. Nanjye iryo jambo barimbwiye nyuma, ati baramubaye ati se kufite amaraso, ati Patrick sinzi ikintu abaye, ngiye kumuzanira imodoka cyangwa moto imutwara kwa muganga. Bakinguye nyine baranabara, we yari yatorotse n'amafaranga yatwaye, bantwara kwa muganga. Ngeze kwa muganga rero batangira kumvura, nangira komara nyine gukiza, kuko aho hari hasa izuru ryarasadutse naho harasaduka n'ijisho rirameneka, kuko umva yafashe ikirahure twanyweragamo arakimena, asigana ikijanju arakinshimangira. Tugenda narababaye cyane.
aratoroka, nanjye njya kwa muganga ndivuza ntangira gukira, ariko ndi kwa muganga nsurwa n'abantu b'Imana barambwira ngo aho twari turwariye umuntu rero asa nk'umuntu ndose. Nanone arambwira ati rero nabonye n'undi nudakizwa neza, nudashaka umuyoboro w'agakiza n'undi n'amaguru Imana izayatwara ari kuyikorere. Arambwira ati Imana yanyeretse ibyo byose rero yabikoze kugira ngo uzakizwe, nudakizwa n'ubundi n'amaguru izayatwara. Kuko njye ndibuka nacitse akaguru Imana ibimbwiye inshuro igeze kuri 5-6, ariko bose bambwiraga ko nzacika amaguru 2. So byaje rero kurangira, mu bigaragara byaje kurangira mvuye kwa muganga, ariko mava nambwiye ngo shaka umuyoboro w'agakiza nutawujyamo neza n'amaguru azacika, ariko ukorereye Imana. So narabyumvishe nyine numva gucika amaguru byose birimo. Naratashye mva kwa muganga, swashika niwe nivurizaga, ndataha njya mu rugo ndiyakira nangira gusenga divaniste umunsi wa 7 angira kuzanja gusenga ku isabato, ariko ko abarokore bo narabatinyaga barumvikana nibo bandeze narinze imico yabo barakore buriya nyine umva nzajyamo barondora imico yanjye bavuga ibyanjye nkabyanga rero. Hanyuma naje kugira igihe naje gukira mura n'abantu murana bantu b'Imana murana n'abana ubwo societe twahoze tubana nyimara gukira ijisho nizo zambaye hafi zikazajya zinyereka ko nyine ubuzima nabayemo ari ukwihangana, ko navuyemo ijisho ari ukwihangana. Ubwo wa wundi we yaratorotse sibonye kumufata, ahubwo bamufashe nka nyuma y'amezi 5 ko ijisho narirwaye nk'amezi 3. Mu mezi 4 nibwo wa muntu yabaje kumufata, warwaneye icyuma baramufata baranamufunga, ariko aho muri ayo mezi 4 natangiye kujya kunywa ibiyobyabwenge. Ikintu nanywaga cyane cyari inzoga, n'itabi, ibintu nk'ibyo. None kubera ya societe nabagamo niyo ngeze wo mitambwira nk'urubyiruko rubwira birinde kuba muri societe itari nziza. Ikigare kigendera mu kigare, wagena mu kigare kikakwangiza kikica kariyeri y'ubuzima bwawe. Nayisemura na societe twabanaga zitangira kongera kumbwira ati hangana, umbwe ngo ihangana akanwara mu kabari, unyihanganisha akanwara mu kabari, unyihanganisha akanwara mu kabari. Unyereka ko umbwe ngo nihangana akanwara kujya kunywa inzoga, akajya kunywa itabi, kanwara mu modoka tugende tugatemberana tukajya kunywa inzoga. Bise nsa nk'umuntu wongeye kwivanga, ariko byose nkabikora nkatangira nkazajya njya gusenga ku isabato. Hanyuma ndibuka igihe kimwe mbaye gusenga ari ku isabato, ubwo imara kuvamo ijisho nibwo natangiye mu bintu byo kwinjira mu bintu byo guhanga indirimbo. Nibwo natangiye mu bintu byo, hari umuntu w'inshuti yanjye wakoraga indirimbo, akaba n'undi nari twari tuzanye umuproducer. None uwo muntu wari inshuti yanjye wari umuhanzi arambwira ati ariko waje gutya ukako tukazadukora indirimbo, ukazajya uko uwo nakwandikira indirimbo ukayisora tugahanga. Nanjye zari indirimbo zisanzwe bita iz'isi cyangwa zari indirimbo za gospel? Zari indirimbo z'isi za hip hop cyangwa R&B. Naririmbaga hip hop. Hanyuma niho nakoze indirimbo bita ngo igihe nkihumeka igishoro cyanjye n'ubuzima. Nayikunda cyane iyo ndirimbo kuko nayikoze maje kuvamo ijisho, numva ngo igihe nkihumeka igishoro n'ubuzima, numva ko uyu muntu ahumeka agihumeka nyine ejo hazaza byose birashoboka. Nibwo natangiye kwinjira mu bintu byo guhanga izo ndirimbo z'isi nyine, nkazajya mva ku isabato nkajya kunywa inzoga, nkava ku isabato, so nkajya no mu bindi bisanzwe. Naje rero ko guhura n'umuntu umwe, ariko isabato nzabyibagirwa. Yari umunyeshuri
ariko avuga icyangugu. Arambwira ati rero ndumva nifuza kukubwira ikintu Imana yakunyeretseho cyangwa yakuntumyeho. Sinari muzi, sinari nzi uwo ari we, sinari nzi aho aturutse, ariko ambwira ko ngo Imana yamuntumyeho, ibyo yamuntumyeho. Urumva Imana iyo watumye umuntu nyine iba yamutumye, kuko twari tuvanye gusenga mu rusengero, anuruka inyuma arambwira ngo uraho, ndamusuhuza kugira ngo umuntu tuvanye gusenga. Arambwira ati rero Imana yakuntumyeho. Arambwira ati yakuntumye biki? Arambwira ngo Imana sishaka gukirizwa hariya. Arambwira ati hariya ntabwo ari waza, ntabwo ari Imana gushaka. Bivuze gutyo si impamvu umuririmbyi yaravuze ngo buri muntu mu itorero rye wejejwe muri ryo. Ntabwo mba nandukiriye ngo mvuge ngo idini oya, ubwo nshatse kwereka yuko hari ahantu Imana ishyira umuntu ikamurindira, hari nayo bitamukunze, hari nayo ibona ko ataraye ikamukura. Rero ndi Imana yaje kunkura mu itorero ry'Abadivaniste ingarura muri ADPR biciye mu buhanuzi. Umuhanuzi nyine ambwira ngo Imana yamubwiye ko urumva yari yaje gusengera Abadivaniste, atari yasengera ari njye ashaka, yaryamye rero arambona wese uko neye, uko nambara, uko ngenda, uko nsa. Imana imwereka n'igishushanyo cyari bunsange. So yarahansanze rero arambwira ati Imana uku yanyeretse ko idashaka hariya rwose, si wowe ukwiriye gukirizwa, ahubwo uzashaka itorero rindi ry'umwuka wera ari uzajya usengera. Ndabyumva, arambwira ariko turasenga nta kibazo. Muri iyo minsi nari maze iminsi mura n'umubyeyi w'inshuti ye, wajyaga ambwira ngo waje tugakizwa, waje tukajya gusenga, afite icyumba cy'amasengesho, waje tukajyana gusenga gutya iwacu ko nta kibazo, magira icyumba cy'amasengesho tugasengana. Ibyo rero narabyumvaga nyine, icyumba cy'amasengesho nzakijyamo gute? Numva nyine nta mwanya nifitiye, numva nacyashatse kwinywera inzoga, numva nacyashatse kwirapira indirimbo z'isi, ibintu nk'ibyo. Hanyuma muri iyo minsi nibwo nahuyemo n'umwe arambwira ngo arandarika nanone, arambwira ngo kuwa gatatu arandarika, ari kuwa gatatu arambwira ngo andarika hano kuwa gatatu nyine muri icyo cyumba. Arakindarikamo. Icyo cyumba yari groupe y'abanyeshuri ba SEP ba kaminuza. Hanyuma bakindarikamo kujya kugisengamo. Ndibuka none ari ku cyumweru ari kuwa mbere mu gitondo mura n'umugore ambwira amagambo akomeye cyane. Naraye mu kabari, ambonye avuye gusenga, urebye aramanutse nko ku musozi, ambwira ngo Imana duhuye, arandeba arampagarika. Ukuntu yasaga numvaga ko Imana itakorera muri we, ariko Imana iba mu bantu bose bayizera. Arambwira ati rero mu bigaragara Imana irambwiye ngo irashaka gukizwa ukava mu byo urimo. Ambwira ngo niyo yagukuyeho urugingo rw'ijisho, nuteye yemerera ngo igukoreshe cyangwa ubane nayo, n'akaguru kazagenda. Mwumva Imana kutankura akaguru, mwumva ko bitashoboka. Ariko yambwirwa ijambo, arambwira se nasengera arambwira ati uzaze ngutware, uzaze tuhurira aha n'aha nkwerekana tujyana gusenga. Andarika muri cya cyumba n'ubundi wa mama ajya ndarikamo kandi ari niwe. So naje kubyakira, nabwiye nta kibazo nzaza, ariko ambwira amagambo menshi, ambwira amagambo menshi yo kuva mu bwana, ambwira ukuntu avuye ijisho, ambwira uko byagenze, avuga si umuntu ko tutari kumwe. Yabibonye ati ndabyumva, numva ko ari Imana ivuganye nawe, cyangwa niba atari Imana ivuganye nawe numva ko byo byanga bikunda. Ibintu ambwiye hari uko ambwira iby'ubuzima bw'ejo hazaza, ambwira n'ibyo ndimo, ambwira n'ibyo nzajyamo, ambwira n'ibindi byinshi.
ubwo rero yabimbye ari kuwa mbere ari mu gitondo, andareka muri icyo cyumba. Muri iyo minsi nabwo kuzajya gusengera n'ubwo kuzajya gusengera mu barokore, so ntabwo byatinze. nahise mfata igihe cyo kumva ko nanjye nkwiye gufata umwanzuro nkajya kureba abarokore uko basenga. Kujya kureba abarokore uko basenga, naravuze ni rero ibintu si byashoboka, ariko reka njye kubareba ninywereye ibi. Ndagenda njya mu rugo, kuwa kabiri ndibyumva ndirirwa nywa inzoga, kuwa gatatu nirirwa nzinywa, basengaga ari kuwa gatatu, nirirwa ndanywa inzoga ndazinywa, kuwa gatatu nimugoroba mbigeze noneho nywa itabi nduzuza njya gusenga. Ngezeyo barambwira ati se uri iki wowe, uje hano gute? Umuntu umwe arambwira ngo se witwa nde, uri iki? Arambwira ngo njye nitwa Dr. Pazo. Bati si bishoboka. Arambwira ati wowe uri umwanda, uri ikimoteri, ntabwo uri umuntu. So mu isi y'umwuka rero ibyango bigaragara nk'umwanda nyine mubi cyane w'ikimoteri. Aho ngaho baranyatuza, baransengera, mwongera kwakira, numva muri njye mbaye mushyashya. Icyumba nakibayemo igihe kingana nk'umwaka. Imana ihamira amasezerano menshi, Imana yansubirizamo impano zanjye natungaga, Imana ihamira imbuka wera, Imana nsubira mu itorero riranyakira, arongera kungirira icyizere, mba umwana w'itorero, ndakundwa n'itorero, ntangira amashuri y'ubuzima, baranyiboko n'abagabo, ibintu byose biranga, Imana irabifunga kugira ngo ibanze inyigishe. Ariko ndanga ndasenga, menya inzira ndimo yariyo. Ariko aho ngaho Imana yaje kunkubitamo ishuri, irambwira ngo ngiye, kuko urumva natwaraga akamoto, Imana irambwira ngo ngiye gufungwa, kandi irambwira ngo niza bibikoze. Numva si bishoboka, naje gufungwa hari igihe cy'amezi 6. Mfungwa amezi 6, ndagenda njya muri gereza, ndezwa mera neza. Navuye muri gereza narasinyanye n'Imana ko numva nyine hari imico nkwiye guhinduka. Iki gihe wari ufunzwe uzira iki? Natwaye forodi, cyangwa sinayitwaye, ahubwo hari abantu nacungiye inzira batwaraga ibiti bita akabaruka. Ibyo biti rero narabitwaye ariko ndabireka. Noneho abo bantu baza kubera twakoranaga, barambwira ati noneho niba utanabitwaye waducungira inzira, ukajya dutubwira tuvuge wenda nk'urugero nk'uko wava i Kigali hari imodoka ebyiri zifatiye forodi, uzitwaye wenda nk'i Nyagatare, noneho ukazigenda imbere nko mu birometero nka 20, ukaza ugenda muvugana kuri telefone, ubabwira ati wenda hari ubuyobozi, aha mwahagarara, cyangwa gutya cyangwa mwakata gutya, mbese ukagenda. Ari nicyo nazize rero, naje gukora icyo kintu. Hanyuma turagenda turi hafi kugera ku mupaka, tuhahurira n'ubuyobozi, nyine baradufata, bajya kudufunga. Icyo gihe rero njya gufungwa, mvuye muri gereza, nyine ikinyabiziga baranagitanga. Navuye muri gereza ari amasezerano nasinye, mvura amezemo amezi 6. Ndaza ngeze hanze, nzana ibyemezo by'itorero, naragiyemo nyifite, nzana icyemezo cy'itorero, itorero riranyakira, ringirira neza nk'umwana waryo nyine wari waragiye muri iyo kanyine. Ariko mfunguwe nyine nkomeza umurimo w'Imana. Ariko mu gufungurwa naje guhuramo n'ibigaragazo bikomeye. Ngeze hanze, buriya njya nkunda kubwira abantu ngo bajye birinda kubwira Imana ngo iki sinagikora. Bavuga ngo imihigo usinya imihigo, ukavuga ngo ngewe Imana ndaguhigiye ko iki nazayisubiramo, ukagisubiramo, bibabaza Imana. Hanyuma navuye muri gereza narahize imihigo myinshi, ko nta mukono nshobora gukoraho, ko nta nzira nshobora gukoraho, numva ari no gushaka bitazashoboka. Hanyuma ngeze hanze, nahise nzana i Kigali, kuhaba ngeze i Kigali hano ndahakorera. Anko yahise angurira akamoto, nyine birumvikana, arambwira ati va mu Mutara uzi Kigali. Naje hano i Kigali rero
ndahatinda ndahaba, ariko mu kuhaba nkazajya nsenga, ariko nangira kugenda mpura n'ibigusha by'abakobwa. ngira umukobwa w'inshuti nyine twari dukora iby'isoni nkeya, twari dukora imibonano mpuzabitsina, ariko ari umwe noneho anyigisha, angarura no kunywa inzoga, kubera we yanywaga inzoga, angarura no kunywa inzoga, nkazajya nyitahana buri mugoroba nkayinywa mu rugo, nkayitahana nkayinywa, noneho nsa nk'umuntu. Bibiliya iravuga ngo ibyo urabikora nkakora ukajya mu mangwe nawe, nsa nk'umuntu unywa inzoga mu buryo butagaragara amaso y'abantu, ariko ndi umusinzi. Urumva buri munsi natahanaga inzoga mu ikoti, nkazinywa bibabaza Imana ku rugero rukomeye. nkazajya no gusenga, ariko Imana ikambwira ngo izaza. Ndibuka nagiye gusenga ahantu hamwe, Imana irambwira ngo mvuye akaguru, ngo byihuse ngiye kuvaho urugingo rw'akaguru, nisenga amasengesho y'iminsi 2. Ndayasenga, nyarangije ndikomereza akazi mu buzima busanzwe, njya gusenga ahandi. Imana irambwira ngo none ngo ugiye kuvaho, umuntu arambwira ngo nsenge, abonye mvaho amaguru 2. Mushiki wanjye numva yarigeze abirotaho, arambwira ngo abonye ngo nafite akaguru, arambwira ati Imana yanyeretse wavuyeho urugingo rw'akaguru. Arambwira ngo rero ushaka wambabarira wakihangana ugakizwa neza, kuko ugakizwa neza ukamaramaza, kuko amanikiro yuko barambwira ngo ninyizwa neza zaminka. Ibyo ndabyumva, kuko numva ni ibintu bisanzwe. So numvaga ko nari maje kubwirwa nk'inshuro 5 cyangwa 4 ko nshobora kuzava akaguru nakizwa neza. Rero gukizwa nabi bitera umwaku, gukizwa neza bigatanga umugisha. Igihe cyaje kugera, njya gusengana n'umusirikare umwe, Imana yari yaravuganye nawe ko agiye kujya mu rugendo hanze. Hanyuma turasenga, Imana imucamo nawe arambwira ngo agiye kugenda. Numva yarambwira ati parike, hanyuma turagenda dusengane. Ibintu niwe byaciyemo, none birasohoye. Uparike, turagenda uyu munsi ndakwishyura, dusengane, dutanda kugaburira ntugire ikibazo. Twavuye gusenga rero, uwo munsi nta masezerano menshi cyane twari twagiye gusenzera, ariko abantu abamanuraga bose bakambwira ngo Imana iraje. Urumva rafite amasezerano y'umugisha menshi, ariko Imana igeza mu nzira zitandukanye. Umuntu twasenganaga w'Imana yarambwira ati rero usenge, nabonye udafite akaguru, ati nabonye uva akaguru kandi ukorera Imana mu buryo bukomeye, kandi Imana yambwiye ngo usenga amasengesho y'iminsi 2 wakira igitangaza cyayo. Narayasenze kuwa gatandatu no ku cyumweru, kuwa mbere njya mu kazi, kuwa mbere nirwa mu kazi, nirwa numva mu kaguru haviburamo telefoni, numva mu kaguru kanjye arimo haraviburiramo telefoni, aka katariho, numva mu kaguru arimo haraviburiramo telefoni mu buryo budasanzwe, ariko uko ivibura numva ni ibintu biri aho ngaho nyine. Byabaye nimugoroba rero, ndi Nyabugogo, nsa nk'utashye, natahaga ni Nyamirambo, nsongeye gutaha, ndatsa ikinyabiziga ndazamuka ndataha, ngeze Kimisagara nsubira Nyabugogo, mbona umukira nsubiza Nyabugogo. Ngeze Nyabugogo njya mu Kiyovu, mvana umukira ntwara mu Kiyovu. Mu gihe cyo kujya mu Kiyovu ngeze ku Muhima kwa Kabuga, imodoka imuruka imbere, imodoka iza nyireba, igubita amatara, ndahagarara ndega, kuko nabonaga yiruka mu buryo bukomeye. Ndi mu mukono wanjye, nta drogue nanyweye, nari ndi muzima, mbese numvaga ameze neza. Mpetse umuntu w'umusore, imodoka iraza irankubita, akaguru uwo mwanya akahita kavaho, kamaje kuvaho. Ahise mbona numva ijwi yambwiye ngo mwana wanjye ndagutabaye. Umuntu nari mpetse nta kintu yarabaye, imodoka iragenda nayo irarurongotana, ibura kiribure, nanjye akaguru kava uwo mwanya, barantwara sashika. Mbona ni uburyo budasanzwe sinzongera kubaho. Ngeze sashika, nabonye Imana ku sashika, nabaye mu gihe kidasanzwe, nabaye mu buzima bukomeye.
ariko maba mbona imana inumaho abantu ngeze zashika haba mu bintu byo kwatura gusaba imana imbabazi ibyo nakoze. Marayika araza anzanira raporo ibintu byose ndatura n'umuntu noneshereje hari naratuye. Hanyuma nshoje kwatura nibwo nabwiye Imana nemeye ko wawe noneho. Hanyuma kwa muganga natumwe n'abantu benshi cyane, benshi batagira umubare. Sinjye wishyuye ibitaro, nabonye Imana kwa muganga yishyura ibitaro, nabonye nsurwa n'abantu nazi Imana ibahuruje baza kundeba. Muri ibyo byose rero, njya nkunda kubwira abantu nkabwira ngo Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze, nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo ibeshye. Kugira ngo ibyo yavuze no kubikora izabikora, kandi Imana iravuga, kandi Imana iriho. Nawe kwa muganga rero igihe kingana nk'amezi ajya gushyira 3, Imana irahankura irambwira ngo nimaguruke ngende njye kubwira abantu ko Imana ije guhemba no guhana inkozi z'ibibi zibikorera mu nzu yayo. Urumva nanjye nabaye umupagani wo mu rusengero, ndi mu badivantiste, nari umupagani ngeze no muri no mu itorero, nangira kugenda nkoreramo ibizira byihishe mu buryo bukomeye. Imana irambwira ngo rero ugiye kunshaka ku kabarore ku buryo nzagaragara nkuko ari Imana ibikoze. Navuye kwa muganga rero Marayika yajyaga aza kumvura buri nimugoroba mu masaha 9 nimugoroba, akaza akanyomora akambwira ngo humura ndakomora mwana wanjye, nzava ahangaha igihe kiniki, hanyuma ugende kubwira abantu imirimo n'ibitangaza nakoze ku buzima bwawe. Navuye kwa muganga byari bitoroshye, byari bikomeye, nabonaga ku giti cyanjye nanzira abantu benshi. Mvuye kwa muganga Imana yatangira umurimo w'Imana muri njye, ndabyibuka yaransubira nkomanga irambwira impamagara mu mazina yanjye yose 3 harimo na kakandi kakabyiniriro. Irambwira ngo umva, irambwira ngo ni njyewe ugwamagaye, aguruka ugende ubwira abantu bave mu byo bibwira, babwire ko nzagaruka, babwire ko ndi Imana yanga icyaha, babwire ko nanga ndi Imana yanga ikibi n'igisa nkacyo. Navuye aho byari bitoroshye, ndagenda ndabaganiriza mu mwanya, nangira ubutumwa bwiza ku mudugudu wacu, nangira kubabwira iby'Imana yakoze, iby'Imana yankoreye. Hanyuma igihe gishize Imana itangira kuma icyerekezo cyo kugenda cyo imbaraga iranashyigikira, nangira kugera mvuga ubutumwa bwiza hirya no hino, igenda inyagura no mu ijambo ryayo, Imana uburyo bwo kwiga ibijyanye n'iyobokamana igihe gitoya. Hanyuma nkomeza kujya namamaza ubutumwa bwiza. Rero ngiye gusoza mbwira abantu ngo Imana yo bayitondere, kuko ni Imana yica kandi igakiza. Ni Imana iriho, ni Imana yanga icyaha n'igisa nkacyo, ni Imana ikunda abayikunda, kandi ni Imana yavuze ko igihe gikwiriye izagaruka gutwara itorero n'abayizera. Babwira abantu ngo bakomeze kugubwa neza muri Yesu, kuko Yesu aracyariho. Yego, Patrick arakoze cyane, afite ubuhamya bukomeye, ni ubuhamya bushimangira gukora kw'Imana, ni ubuhamya bushimangira imbaraga z'Imana. Yasuzuguye Imana, Imana yaramuhamagaye inshuro nyinshi arayisuzugura, ikamubwira reka, akanga kuzibukira, ariko Imana yamuhaye ibihano, yavuyemo ijisho, acika akaguru, gusa nyuma bisoza neza, yaje kumva ijwi ry'Imana bya nyabyo. Ubu ni umukozi w'Imana kandi azayikorera kugeza ubuzima bwe bwose nk'uko yabisezeranye n'Imana. Abakozi ba Dezum TV, ndashaka kumubaza nk'utubazo tubiri Patrick. Mu gihe wari umaze kumva ko ukwiye kugira umutima umenetse ukagandukira Imana, nta bigeragezo wakunze guhura nabyo bigupushiga bigusunikira muri bya byaha, cyangwa se agatima kare hareha ku buryo byakunanije cyane ukongera ukamera nka kwa kundi kwa mbere warahiraga ati sinzongera, ejo ukongera? Wabivuyemo gute? Mu magambo make ni gute, ni izihe mbaraga wakoresha kugira bivemo burundu? Ntabwo biba byoroshye ibyo ngibyo, nabyo biraboneka. Noneho uhita uhuramo n'urugamba rukomeye, bikurwanya byinshi, ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ari igihe Imana ikugerageza, ariko ukagera ku rugero rwo gukomezwa nayo.
aguha imbaraga zituma unesha, ntago wowe wakineshereza, ariko ibyo byose biraza, ariko ukarushobozwa no gusenga no kwiriza ubusa. Narasengaga cyane, mbese ubuzima bwanjye bwose singira umwanya wo kuba naganira ikindi kiganiro nta muri domeni zo gusenga. Ibyo bikabonekamo naho dusengera, ariko ukabitera umugongo ukabona ko atari ibyawe, ugakomeza ugatumbira icyo Kristo yagufatiye, ukavuga ati mpaka ku iherezo. Pawulo niko yavuze ngo ndarwana ndateranira impfunsi simusha, kuko narasengera icyo Kristo yamfatiye. Urumva nari maze guhuramo n'intambara nyinshi mu by'isi. Nibwo rero nari mfashe umwanzuro ko buriya gufata umwanzuro nicyo kintu cya mbere. Nari mfashe umwanzuro mvuga ibyo nabayemo ibyo nakoze narabikoze, ahubwo reka numbire ubwami bw'Imana kuko nabonaga ari cyo gisigaye. Hanyuma isomo ry'ubuzima wahuye naryo wasangiza abadukurikiye hano ni irihe, ku buryo buri wese yaryigiraho rikaba ryageraho rimuvana naho rimugeza? Isomo ry'ubuzima nahuye naryo nasangiza bene data badukurikiye ni uko nakuye mu mubabaro ukomeye mu by'isi. Narababaye bigaragara, mbabazwa na Satani yangize, yaramfasha aramboha, aranzirika ngira igikoresho cye. Icyo nasangiza bene data no uko nababwira ngo bakwiriye guhindukira, bakava muri sosiyete z'iby'isi bagahindukira. Njyewe nkunda kubwira abantu ngo mukwiriye kureka, ukareka ukava ukajya, ukagira ibintu uhindura nyine, ukajya mu bindi ukabishakiramo amahirwe, ukirinda kumva ko Imana idahari, ahubwo wowe ukabigerageza ukamenya imbaraga z'Imana nuko zikora. Urumva ari gusoma nabwira abantu nkababwira ntibahindure ubuzima, bajye mu mbaraga bajye muri Yesu, kuko Yesu we afite uburyo ajya atangamo icyerekezo cyo kurera umuntu. Patrick, hari benshi bashobora kubona kino kiganiro bakagira amatsiko yo kuba baganira nawe kubera ubuzima wanyuzemo. Hari benshi baba baranyuze mu bimeze nk'ibyo wanyuzemo, cyangwa se binabirushijeho, ariko bataragira umutima wo kuba babisohora nk'uko ubisohora. Ariko bakahari bumva ko bifuza ko mwaganira, cyangwa se mwabonana ukabagira inama, cyangwa se ukanabasengera nk'umuvugabutumwa. Abo bantu wabafashe iki, cyangwa se ni iyihe nzira wababwira bakubonaho niba byakorohera, cyangwa niba nta kibazo byagutera? Nta kibazo. Urumva ubu butumwa dutambutsa hari benshi baturengeje bafite ubuhamya burutubo, ariko numva kubusohora bituma umutima unezerwa, bituma wambara izindi mbaraga, bituma muri Yesu ukomeza gukomera, bituma Yesu akomeza kuguha ubutware bwo gukomeza kwirinda ikibi n'igisa nkacyo. Ni kuko iyo usohora ibintu byakubayeho ukabivuga, hari akantu nibagiwe, uriya muntu waneye icyuma namuhaye imbabazi ku rukiko. Namuhaye imbabazi mu buryo bukomeye. Twagiye kubona mu rukiko, navuga ni ndamubabariye. Urumva Yesu yari yaraje muri njyewe, nagiye kumushinja Imana kuko ariyo yarabikoze irabimbuza, ndamubabarira. Iyo ngeze bambwira abantu ngo batange imbabazi, abantu banze gutanga imbabazi, ariko iyo utanze imbabazi urabohoka. So warumbwiye ngo nabafashe iki, kuko hari abantu bafite ibinimba nyinshi zikomeye batanatanga ibi bintu. Ikintu nabafasha cyo kora nta kidasanzwe, ndi umwana w'Imana, nta kibazo mfite. Ntekereza ko n'iyobokamana njyewe ikiganiro mba nkoze ari ikiyobokamana, n'abagikurikirana n'abantu n'ubundi bakurikiranye inyigisho z'iyobokamana bamamagara wenda kuri telefoni yanjye. ngira telefoni hari nayibaha 0782 3 7 8 9 0 5 0782 3 7 8 9 murakoze. Yego, bakunzi ba Dezom TV, murabyumva, abahaye nimero. Ushaka inyunganizi, ushaka kugira icyo yamubaza, ushaka inama, cyangwa se ushaka kuba yamushyigikira mu murimo we w'ivugabutumwa, niyo nzira wabicishamo, waca kuri WhatsApp cyangwa se wamuhamagara. Byose biremewe, hanyuma umurimo w'Imana ugakomeza ukaguka. Bakunzi ba Dezom TV, tudatinze reka dusoze nk'uko twatangiye twiragiza Imana, dusengera abakurikiye iki kiganiro kugira ngo kizabashe guhesha umugisha abazagikurikira bose.
uri Uwiteka Imana yacu, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana ifite ubutwari n'ubushobozi. Mwami, dufite byinshi byo kukuvugira, dufite byinshi byo wakoze, nubwo ibyo byose byabayeho, ariko hari n'umugisha waduhaye kubaka urugo. Mwami, iyo ni sedi ya kabiri Mwami ku byo wakoze ku buzima bwacu. Ariko uyu mwanya wa none reka dusubikire ahangaha, mugiye Mwami w'abami utugiriye umugisha wo kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko y'ibyo wakoze ku buzima bwacu, aho wadukuye. Dufite n'icyizere yuko tuzongera tukaganira ku yindi nsanganyamatsiko y'ubuzima watukuye, aho tugejeje nawe urimo kudutwara. Ushimwe Mwami mwiza. Rero turasenze kugira ngo ukomeze ushyigikire Mwami w'abami ivugabutumwa ryacu, ukomeze urinde aba bantu bawe wabahamagaye kugira ngo batangaze ivugabutumwa hirya no hino ku isi yose. Fire Zalema Edrai, Imana yo kwizerwa, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Abrahamu, Imana yacu bwite, Mana twiringiye, Imana yadukuye mu by'isi. Yesu watugezeho tumureka ubusambanyi, Yesu watugezemo tuva mu businzi, Yesu watugezemo tureka ishyari, Yesu watugezemo tuva mu magambo, Yesu watugezemo turahindukira tuba ibyaremwe bishya, Yesu watugezemo tuba abana bawe, tuba ubwoko bwawe, tuba ishyanga rizima rishimwa nawe. Yesu watugezemo, ijambo ryawe rambwira ngo ubwo utimanye umwana wawe uzabura ute kumuduhana n'ibindi byose. Bivuze ngo ari ibyo watwemereye muri ubu bwami, kandi hagati y'ibyo tofita wasimigreria dufite ibyiringiro kuzaduha n'ijuru. Uhimbarizwe Mwami mwiza. Ngaho ukomeze ubane natwe, ukomeze ushyigikire abagaragu bawe, ukomeze uturinde umubi, ukomeze ushyigikire buri muntu wese uzumva nukuri iki kiganiro cye kuzaca mu gutwi ngo ginguke mukundi, ahubwo ineza yawe ari izabana nabo. Mwami mwiza, turasenze kugira ngo nukuri ukomeze kuturindira mu bwiza bwawe no mu buntu bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye abera bawe, nsengeye isi yose, nsengeye igihugu cyacu, nsengeye abarwayi, nsengeye imfubyi, nsengeye abapfakazi. Mwami mwiza, haleluya. Buri muntu wese muri rusange wakumenya umwami nk'umukiza, ndetse n'abatarakumenya waha imbaraga zo guhindukira bamenye kuri umwami w'abami. Uhimbazwe karushirwe hejuru. Ganza utegeke rero neza no gukora kwawe bikomeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Patrick, murakoze cyane. Imana iguhe umugisha, ihe umugisha na famiye yawe yose. Ariko reka twizeza abadukurikiye ko tuzagaruka mukaduha igice cya kabiri cy'ubuhamya bwanyu, dore ko ari ubuhamya burebure mwageze igihe murashaka nk'uko mwatangiye mubitubwira. Nacyo icyo gice turagitegereza. Nta kibazo, ni karibu. Mfite ubuhamya bw'ubukwe. Urumva imyaka nabayemo nagiye ndambagiza kenshi, narambagije bamwe bakanyanga, nageze no ku rugero rwo gutanga abakomisiyoneri ngo bandambagirize, biranga. Ariko Imana iza kuma ibinkwiriye, ijya kunkorera ibinkwiriye. Umufasha mwiza, ni ubuhamya burebure, ukuntu twamenyanye, ukuntu yanyemeye, ni imbaraga z'Imana. Hanyuma nizera ubwo buhamya bwo buraryoshye, burasekeje, burashimishije. Ni karibu rwose, tuzangira dukorane, Imana nidushoboza. Urakoze cyane. Nongera kugushimira uburyo wita ku itangazamakuru, cyangwa uburyo utariheza, uburyo ubohoka cyane, ukwibohora ukatubwira. Bakunze ba Dezo TV, murabyumva turabararitse. Isango ni mu kiganiro tuzagirana ubutaha n'uyu muvugabutumwa n'umukozi w'Imana. Namwe Imana ikomeze umugisha. Dezo TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe, kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.